mbasuhuze bakunzi ba Nigute aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kudukurikirana. Turabashimira inkunga ikomeye muduha kuba mureba video zacu. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu Nigute Rwanda, nyaruka ukore subscribe kandi no kunzogera igezweho video zacu nshyashya. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu wakora account nshya kuri Twitter. Twitter ni urubuga rukoreshwa cyane n'abantu benshi, n'abantu bakomeye b'abayobozi n'abandi bantu basanzwe bararukoresha. Ngiye kubereka uburyo wafungura konti nshya kuri Twitter. Ariko mbere yuko dukomeza ngo turebe ko wayifungura, reka tubanze turebe Twitter ni iki, ubundi Twitter ikora ite, ubundi Twitter imaze iki. Turebye kuri Google batubwira ngo Twitter ni ikigo gikomeye cy'Abanyamerika cy'urubuga nkoranyambaga, aho abantu bashyiraho ibyo batekereza bakanaganira mu butumwa bugufi bwitwa tweets. Noneho ngo tweets ni uburyo wohereza ikintu postinze cyitwa tweets. Murabizi niba mukoresha Facebook urabizi postinze yitwa post, kuri Twitter yitwa tweet. Noneho umuntu wiyandikishije ufite konti kuri Twitter ashobora gutweetinga agakunda icyo ndiye tweetinze, cyangwa se akagisharinga, cyangwa se akongera akakitweetinga, akongera akakitweetinga ku rubuga rwe. Ariko umuntu udafite konti kuri Twitter we ashobora kugisoma gusa, ntabwo yatweetinga ngo agire ikindi ashyiraho. Ni ibyo ngibyo by'ingenzi. Batubwira ngo Twitter yafunguwe muri 2006 ku itariki 21 z'ukwa gatatu. CEO wayo, umuyobozi wayo ni Jack Dorsey, ifite abakozi 2600. Ibyo ndumva ari iby'ingenzi twamenyaho kuri ubu ngubu. Reka dukomeze turebe ko wafungura konti kuri Twitter. Uza hano muri browser yawe, ukaza hano hejuru ukandika twitter.com. Ikindi kintu wongeraho inyuma ni ibyo byonyine, ubundi ugakanda enter. Hahita haza urubuga rumeze gutya. Hano urabona ni aho uhita ugera ukimara gukanda hariya. Ubona kuvuga ngo uramutse ufiteho konti, uza hano ugashyiramo nimero ya telefone cyangwa izina ukoreshaho, hano ugashyiraho password cyangwa umubare w'ibanga wawe, ubundi ugakanda hano ukinjira. Ariko mu gihe nta konti ufiteho, nibyo ngiye kubereka ukuntu wafungura konti. Uza hano kuri sign up ugakandaho. Iyo ukanze bahita bakuza nawe ushyira izina yenda tuvuge ni izina, telefone, nimero niyo mushobora kuduhamagaraho muramutse mufite inyunganizi cyangwa hari ikindi mwifuza ko twavuganaho. Itariki y'amavuko n'ukwezi k'amavuko, itariki n'umwaka urashyiraho ibyawe nawe, urangiza ukore next nanone. Izina niyo makuru watanze iyandikisha. Noneho ugiye kohereza ubutumwa kuri telefone, ugakanda OK. Bahita kohereza ubutumwa kuri telefone. Ubutumwa burimo imibare uri bwandikeho. Imibare wayohereje. Iyi mibare niyo bita verification code. Nizo ukore next. Ubundi hano uhitamo password ikomeye idashobora gutekwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ushobora kureba ku rubuga rwacu Nigute ukamenya umubare w'ibanga ukomeye umeze ute. Ndaza gusiga link iko bikubwira muri description. Kuri ubu reka dukomeze ugashyiramo password ikomeye undi muntu uwo ari wese udashobora gutekereza. Igomba kuba nibura ari imibare cyangwa se ari amagambo 8. Nangiza ugire next. Bagusaba gushyiraho ifoto. Ushobora guhita uyishyiraho uramutse uyifite, ariko uramutse utayifite ushobora kuba ubiretse ukaza kuyishyiraho nyuma. Ni amagambo agusobanura uwo uri we, your bio. N'ubu dushobora gushyiraho yenda iyi ni konti yanjye kuri Twitter. Ibi ni bimwe mu byo ushobora gukora. Ushobora gushyiraho mu bigusobanura. Washaka ugahita ushyiramo na hashtag. Hashtag ni itanizwa n'aka kantu. Hashtag ikintu igufasha. Hashtag bari badufata ufashe nk'iyi hashtag yitwa
oti bisobanura Rwandans on Twitter. Bishatse kuvuga ko abanyarwanda benshi bapostinga kuri Twitter bakoresha iyi hashtag. Nuko umuntu uje kureba post zapostinzwe n'abanyarwanda akareba kuri iyi hashtag ashobora kubonaho post nyinshi n'abadafollowinga bose akababona. Ndaza kubibereka. Ugakora next, ukavuga ibintu bigushishikaza, niba ari siporo, mu makuru ukavuga cyangwa niba ari umuziki. Tuvuge na muri siporo dushishikazwa na NBA, mu makuru ya politike, mu muziki ni hip hop, ni entertainment, ni televiziyo. Ugenda uhitamo icyo ushaka, ushatse wanabireka ugakomeza. Architecture ntabwo ari ngombwa, ugakora next. Ibi ngibi bituma bamenya abantu bari buguhe bo gufollowinga, nyine bari bukubwire uhitemo. Hano ushobora guhita utangira ugafollowinga umuntu. Urabona impamvu nari nkubwiye ngo bituma bakubwira abantu uri buhitemo. Twari twahisemo NBA iri mu bantu ba mbere batuzaniye ngo tubafollowinge. Twari twahisemo abantu bo muri politike, hano bahise batuzanira ibintu bya politike. Ibi ngibi bigufasha kugira nyine baguhe abantu ukeneye iyo ushyizeho. Ariko hano turakomeza, ntabwo dukeneye guhita tubafollowinga. Allow notification ni ukugira ngo n'igihe utari gukoresha Twitter bajye bakoherereza ubutumwa bugaragaza ko hari igikorwa gikozwe kuri konti yawe. Ariko ibi twaba tubiskipinze kuri ubu, ariko ushatse watubyarowinga. Urabona Twitter warangije kuyifungura byarangiye. Urebye hano kuri Twitter uraza kubona hano kuri trends for you, ubwo ni amagambo ari gukoreshwa cyane. Ubwo hano trending in Rwanda, urabona ijambo Rwanda rikoreshwa cyane mu Rwanda. Muri politike riri trending Africa, ubwo ni ijambo riri trending riri gukoreshwa cyane muri politike, hamwe na covid. Ayo ni amagambo ari gutrendinga muri politike. Ushobora kubona, ushobora kuza ugashakira wenda umuntu ushaka tuvuge ni gute, twitwa ni gute ni gute Rwanda, ukaza ukadufollowinga hano kuri Twitter, ukora follow. Ndetse biradinze neza. Urabona following yarangiye. Ushobora guhita ukanda hano ku nzogera nawe ukagezwaho ibyo twapostinze kuri Twitter. Ubundi ukaza hano kuri home, hazaho ibintu bya postinze cyangwa se tweets z'abantu ufollowing. Urabona ikuzaho tweets zacu kubera ko ari twebwe ufollowinga. Noneho uko ugenda ufollowinga abantu, bagenda baguha abantu bafite aho bahuriye n'ufollowinga, cyangwa se abantu bafite aho bahuriye n'abo following, cyangwa se n'ibyo wahisemo ko bigushishikaza. Ushatse kugira ikintu ushyira kuri Twitter, uza hano kuri tweet. Tuvuge ngo ugiye kwandika my first tweet cyangwa se tweet yanjye ya mbere, ukegera tweet iraza guhita igenda. Urabona tweet yawe yagiye. Urebye kuri profile yawe, ukise izina, ufollowing umuntu umwe, ufite followers 0. Ni my first tweet. Iyo umuntu aje akayikandaho hano like, ubwo aba ayikunze. Hano ni retweet, nawe ushobora kujya kuri tweet y'undi muntu ugakora retweet. Ubwo kandi mbere ku urugero dutweetinze imwe muri tweets za Gutemi. Iyi ni muri tweets zacu, uza ugakora retweet, ukongera retweet. Ushobora kongeraho comment yawe ariko ugeze retweet. Uraza muri profile yawe, uraza guhita ubona ko ntabwo birarangira ahandi. Turebe neza, retweet yarangiye. Niho retweetinze. Uze hano muri profile yawe, turefreshinga kugira ngo urebe ko irayikiza hano muri profile yawe kugira ngo nawe uyibone. Twavuye ngo wakongera ugakora login mu gihe uramutse uvuyemo. Urangije dusubiramo, ariko gusaba gushyiramo password n'iri zina. Dore izina ushyiramo ni iri iyo ugiye kwinjira muri Twitter yawe. Ushyiramo iri izina 17. Urabona iyi username baguhaye hano, iyi niyo username yawe kuri Twitter. Iyo ugiye kuloginga, iyi niyo ushyiramo. Ushobora kuza, urabona ya tweet tweetinze irahari nayo yaje. Uko niko kuri tweetinga, ni nko gusharinga kuri Facebook. Noneho ikindi kintu nabereka kuri Twitter, uburyo hashtag zikora.
nabwiye kuri hashtag, hano uje ugashakisha hashtag ya Rwanda on Twitter, Rwanda is on Twitter, uhita uyibona hano hejuru, uraza kubonamo abantu benshi bapostinga bayikoresha, urabona ibyo bapostinga, ubwo ni ibivugwa ku Rwanda, ibivugwa mu Rwanda, ibivugwa n'abanyarwanda, nibyo uri busangemo. Uraza guhita ubona abo bose baba bayikoresheje, nawe nuyikoresha amaposti yawe bazajya bahita bayabona. Nicyo cyiza cyo gukoresha amatwitwi ajyanye n'icyo uri kuvugaho, nabo bose n'abakoresheje rwa oti, ibyo bavuze byose ugenda uhita ubibona bidasabye ko uba ubaforowinga. Ushobora guforowinga iyi hashtag, ibivugirwa kuri iyi hashtag byose ukajya bikugeraho. Ushatse guforowinga umuntu ukanda aho ushaka kumwaniforowinga nabwo ukongera ukahakanda. Ikindi kintu naberetse hano, urabona uje hano, ndumva ari ibyo ngibyo nabereka kuri Twitter. Uramutse ufite ikindi kibazo wifuza kutubaza ku buryo Twitter ikoreshwa, hari ikindi wifuza ko twagusobanurira, nimero nakoresheje mwayibonye, ushobora kuduhamagara kuri iyo nimero, ushobora kutwandikira kuri email yacu niguterwanda@gmail.com, niguterwanda@gmail.com, iyi niyo email yacu. Ushobora kuba ni kudufollowinga kuri Instagram yacu ni nigute akarongo ko hasi sibo akarongo ko hasi ruba, ubundi ukazigezwaho ibyo dushyira kuri Instagram ukaba wanatwandikiraho. Ahandi hantu ushobora kubidukurikira ni ku rubuga rwacu nigute. Hano hariho amakuru menshi ukeneye kumenya, ni ibintu byerekeranye n'ikoranabuhanga dushyiraho gusa, ni ibintu byinshi cyane by'ingenzi ukeneye kumenya, ni byinshi. Tuzagenda tubivugaho gake gake muri video zacu, uzagenda nawe usura urubuga rwacu ugenda ubona ibintu byinshi ushobora gukora ku ikoranabuhanga. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze. Kuza hano kuri Instagram yacu ugakora follow, ukagezwaho ibyo dushyiraho byose, kandi no kuri YouTube naho ntitwacitswe, naho ushobora kuza ugakora subscribe ukagezwaho video zacu. Uramutse ufite ikibazo nk'uko nabibabwiye, ushobora kutwandikira muri comment hano hasi, cyangwa ukabitwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu naberetse, tugahita tugusubiza tukaguha ibisubizo kandi kikunyura. Dore Twitter yacu ni iyi ngiyi, YouTube. Ushobora kuza ukatwandikira cyangwa ukadureba n'andi mavideo yacu, ugakora subscribe, nayo tuzadushyiraho umushyashya akajya kugeraho. Murakoze.